asemani mwaka kajama kawa karaburiza umunani no kwiyumvira story. Jari baye wita akajama kawe cyangwa nkaraburiza. Sheri ihangane ndabyumva umaze umwanya munini ariko nyine mbabarira. Shawuri cyana kibi. N'ibisazi gusa. Arisa ubundi ugira ubwenge. Igihe umuntu aba yakomangiye ntago uba wamwumvishe. Uko gisa vana ibyo bintu aho ngaho kandi uhita ugaruka. Karibu. ko nkukumbuye reba metero washyizemo ariko se sheri uriya murumuna wawe ni muzima kubera iki sheri usiko wagira ngo umutima barawumwibye bamuterekeramo ibuye uzi igihe nakomangiye ariko nyumva ari kundeba yanyihoreye usiko nari ngiye gusubirayo kuko yari yambwiye ngo ntago hari iyo nza nta phone mfite mba nasubiye yumva nageze mu rugo oya ntumbwire ko yagututse uziyana ntukabikagira inzira Arise ari Nibiki uyu si umukobwa ntabashya Arise mbabara ufunga umunwa uvuga rukubaje dore uko gikanura n'amazi wanamubonye cyane rwose pe ufite umutima mwiza gusa nyuma yo kumubona wakoze iki kutamukinguriye amwitegereje mpera hasi ku nkweto ngeza hejuru ku musatsi ubona atari kunyuza muri iyi nzu mbaza ko agira ingeso mbi nko kwiba n'izindi aramakanira ambwira ko ukuboko kwe kumubeshejeho mara kumva ko abeshejweho n'ukuboko kwe nta kindi nari gukora kitari ukubanza nkahungisha buri kimwe cyose ukuboko kwe kwakora bitamugoye hanyuma se wamukinguriye sanze ari byo nari ngiye gukora Jori nezuteze sawa ni meza muraba ndaho ndabona umeze neza yo sheri uyu ni musaza wanjye uvuye ku ishuri niwe kibanza ujya gukaraba